Amakuru atugezeho nonaha ariko akomeje gutera urujijo abanyarwanda bose bayumvise, bamwe bibaza ibibaye birabayobera nyuma y'uko i Kigali mu Rwanda habereye ibintu bitangaje, aho imodoka yari iparitse igafatwa n'inkongi y'umuriro, abari bari aho bose bakizwa n'amaguru, aho hari bamwe bavuga ko wasanga iyi modoka yoherejwe n'imyuka mibi igahita ifatwa igashya igakongoka. Ubu uhise wibaza ibibazo bigira biti: ese iyo nkuru yasakaye mu mujyi wa Kigali yaba yabereye hehe? Ese nta muntu wari uri muri iyo modoka ubwo yafatwaga n'inkongi y'umuriro? Ese polisi y'u Rwanda yo yaba yatangaje iki nyuma yo gusanga iyo modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro? Ibyo bibazo urimo uribaza byose uraje ubisubizwe muri aya makuru twaguteguriye uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaze nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutungura cyangwa gutera urujijo abatuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, nyuma yo gusanga cyangwa yo kubona imodoka yari iparitse igahita ifatwa n'inkongi y'umuriro, bitera benshi urujijo bari bari aho. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aravugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ikomeje gutera urujijo abatuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Ni inkuru irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi. Ibitangazamakuru byose byo mu Rwanda byanditse ndetse n'imbuga nkoranyambaga zose iyi nkuru barimo barayihererekanya ahantu henshi hagiye hatandukanye, bitewe n'uko imodoka yari iparitse yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro, abari bari aho bose bakizwa n'amaguru bitewe n'ibyo bari biboneye amaso ku yandi. Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace yari iparitse hafi ya sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peteroli mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro. Yafashwe n'inkongi y'umuriro irashya irakongoka ku mpamvu itaramenyekana. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye iyi modoka yari iparitse hafi ya sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peteroli yadutse mu masaha akuze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu tariki 28 Kanama 2024. Ibyo bikimara kuba rero, ababonye iyo saganya bahise bakizwa n'amaguru. Bamwe bavuga ko wasanga hari imyuka mibi yari yoherejwe iyo modoka yari imaze gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ababonye iyo nkongi iba bavuze ko ntawamenya intandaro yayo kuko iyi modoka yahiye nyamara yari iparitse ku buryo batumva icyaba cyatumye ifatwa n'umuriro. Ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kuzimya inkongi n'ubutabazi ryahageze ahabereye iyo nkongi, ariko risanga iyi modoka yahiye yakongotse yose yabaye nk'amakara. Rizimya umuriro kuko umuriro wari mwinshi, wari no gufata ibindi bice bigiye bitandukanye byari byegereye iyo modoka yari iri. Abari ahabereye inkongi bavuga ko nubwo iyi modoka yari yamaze gukongoka, ariko ko iyo polisi itayizimya byashoboraga guteza ibindi bibazo ku buryo umuriro wari gufata ibindi bice, dore ko yanabereye hafi ya sitasiyo icuruza ibikomoka kuri peteroli. Kugeza ubu ntacyo inzego ziratangaza ku cyaba cyateye iyi mpanuka y'inkongi y'umuriro yasize imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hiace ihiye igakongoka. Abayibonye bose bashya ubwoba
gusa abari bari aho bose batunguwe nyuma yo kubona iyo modoka ifashwe n'inkongi y'umuriro. Bamwe bakavuga ko wagira ngo ni imyuka mibi bari bayoherereje kugira ngo ifatwe n'iyo nkongi y'umuriro, aho bagize bati twatunguwe natwe byaducanze kubona imodoka yari iparitse wajya kubona ukabona iragurumanye. Urumva wowe utabwira ubwoba cyangwa utakwikangamo, ahubwo wasanga ari imyuka mibi bari bayohereje kugira ngo ifatwe n'inkongi y'umuriro. Impanuka nk'izi z'imodoka zishya zigakongoka zikunze kuba ndetse no muri Nzeri umwaka ushize muri aka karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga, naho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Altis yafashwe n'inkongi irashya irakongoka ubwo yari iri kugenda. Polisi y'u Rwanda kandi ihora igira inama abantu ko bakwiye kujya bagenda mu binyabiziga babanje kubigenzura ko ari bizima, ndetse bakaba bafite ibyangombwa byose birimo ubwishingizi, controle technique, kugira ngo igihe bahuye n'ibyago cyangwa impanuka babashe kuzishyurwa ibyangiritse. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba utarakora subscribe yikore nonaha, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa igitekerezo ukaduha igitekerezo, haba ari ikidushima bitewe n'ibyo dukora, haba n'ikitunenga mukavuga ko ibyo tubagezaho mutabyishimiye cyangwa mubyishimiye, kugira ngo tuzahindure mu makuru yacu ubutaha tubahe ibibashimishije, kuko ni mwebwe dukorera nta bandi dukorera. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata iyi nkuru ukayisangiza abandi, ndavuga kuyisharinga, kugira ngo abandi nabo bamenye aho ibyiza biri ko ari kuri hano kuri KN Radio. Ugomba no kujya ahari iyi nkuru urabona akantu kameze nk'agakumwe utugakandaho, icyo gihe uzaba ushimye inkuru yacu, kugira ngo ujye ubona amakuru meza ya KN Radio tubagezaho. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ibarinde.